najya kubona bavuga kati nkahita mbona asanze boyfriend we baragiye barisomane hariya ari kubyumva nkarya imihari ati nanjye rero bavuze action ibane habona okay urumva ngiye kugusoma ko yarakonze ko boyfriend wawe ahangaha atahankubitira uri kubyumva ku mukobwa kesho udashaka kubyara Yesu umuhungu we nta umuhungu nagajya cyari igihe cyose ariko ku mukobwa rwose cyo gushaka ubwo niho mu myaka asa nk'ingahe nka 40 banze ariko ubundi biterwa hari nk'umuntu tubyaye tukabyara umwe hari ikibazo uretse gatoya tanzamura tazamusikana nge ukuntu mubyumva mu gihe ntarenga impamvu tuvuga ngo gushaka ubundi umuntu ashaka uko ashaka gukora famille uko ashaka umwana akurira hagati ya papa we na mama we sibyo iyo niyo motifu ya mbere kuko aba atari ibyo nta yindi motifu yo nta yindi reason yo gushaka mbona muri slogani akabana Tony ukomeje kuvuga ngo umusore nagiye narengwa cyo gushaka washakana n'umusaza w'imyaka nka 60 uko ngana wamwemera mukunze namwemera Hello people, nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mu bantu natwe mu dukurikirana umunsi aho muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Yitwa Patrick marongera kuba ikaze kugira ngo twongere twiganire mu ndi munsi tuba tujemo kandi mbanyutse ko tuba turi kumwe na website yacu ya wtv.com iyo ngiyo igufasha kumenya amakuru cyane cyane n'amakuru gacukubiri no kubaho udafite amakuru wisanga amakuru yizewe kandi abagezwe umunsi ku munsi nkakubisako kandi tuba turi kumwe na gym nziza cyane Body Max Fitness abangaba bakubwira ko niba ushaka kumera neza cyane ugakora umubiri ugacukubiri na za Rubagimande ubagana dorereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop ukata ibumoso bwawe harimo gym nziza cyane sauna na massage swimming pool nziza cyane uduhamagara kuri 0788358041 uko murimo kubibona kuri screen zanyu uyu munsi twagiye mu nshuti na Paro inshuti na Paro cyangwa Paro n'inshuti byose sikimera ntabwo nagarikiye Paro n'inshuti wamenye izo nshuti ari izana wagira ngo bavuga n'ibintu bitandukanye tubaye ikaze kuri yawe TV turahera kwa Paro murakoze cyane yawe ese ni yawe cyangwa ni yawe bimeze bite ni yawe cyangwa ni yawe areshe batanga Tony ubomba bigutse wanjye mfite kucyere kwa Paro kucyere kwa Paro kandi yikwegereye Paro n'inshuti bifu zo muri filmu zizanye n'ahantu oya nta bifu rwose wapi nta shazo rihari mwenzanira ko ndabera amakuru cyane neza kabisa neza wayigereye mu mutwaye cyane usari nkawe ariko cyangwa wabona ko ati bataza kurwanira hano byose urumva byose biza bihura ari ukuntu wica inyoni ukoresheje ibuye rimwe inyoni ninde inyoni ebyiri inyoni n'indi buye nini iriya ni inyoni urumva barwane mwicaye iruhande atwist aracuroroka n'uyu nawe agacuroroka ajya ku ruhande rumwe usiga ko makora abayanga kumurenza amaboko ariko we yarwana ndabizi uko abayanga kumurenza amaboko welcome to the show umunsi turi kumwe na Paro n'inshuti ze tugiye kuba twiganira byinshi cyane bivuze kuba usobanukirwa kuri aba basore n'inkumi turi kumwe twamaze kuba ikaze turahera noneho kwa Paro n'inshuti ze ni story yaje gute muri rusange Paro n'inshuti ze ni story actually ya kera cyane ni story nanditse sorry ni story nanditse 2009 yego nanditse 2009 nyandika nshingiye n'ubundi kuri kubera ko ndi umuntu utaragiye wenda ugira inshuti nyinshi cyane bitewe n'ubuzima abantu baba baragiye bacamo n'iki niga muri secondaire rero muri troncome nibwo hariho umukobwa bamwitaga Aline niba nibuka neza nakoraga ibintu by'ubu DJ ariko icyo gihe nyine umva hari kera za 2004 noneho twadijaga ku maradiyo
twadija ku maradiyo ukajya ushyiramo kasete ukagira gutya ariko ukabuza indirimbo ushakira aha ngaha hari ukuntu twabaga tuzana ngo urumva ikizingo cya kasete na kingana gutya ubwo kuko uba warabanje kuyumva yose iyo kasete. So ikizingo cya kasete iyo kigeza haba hagezweho decor. Ikizingo cya kasete iyo kigezaho haba harimo India Backstreet Boys gutyo urumva. So ukajya uturuna ugahita ushyira mu ntuze ugahita playinga ugahita ujya ku yindi side uko zabaga zifite nka side ebyiri ugaturuna ya indi irangira uhita ushyiramo iyi ngiyi uturuna ujya ku yindi ndirimbo burya. So rero ariko ukabona nyine ndabikora na passion n'iki urumva. So umukobwa umwe wari uw'inyamirambo warine yabaga inyamirambo yari umusirimu kabisa wabonaga ari umukobwa w'umusirimu ushinguye mwiza cyane icyo gihe. Se ubu ntabwo duherukana sinzi amakuru ye. So aza kumbwira ati unyibutsa umu DJ ngo witwaga Pazo ntabwo nari muzi. Aho nari nje. Ntabwo nari muzi. Sicyo arambwira ati unyibutsa ati iyo nkurebye ukuntu tuntu burimo ati unyibutsa umu DJ witwa Pazo. Ntabwo Pazo n'uyu munsi nawe nzo Pazo ariko agomba kuba yaradicaga nk'inyamirambo kunyamirambo niho hari abantu bakaze. Urumva abantu. So abantu bakajya bambaza ariko Pazo bisobanura yumva iryo zina Pazo ryarafashe. Abantu bakajya bambaza ariko Pazo bisobanura iki? Nkumva sinzi icyo nkumva wenda kuko amazina yanjye nyine ya nyayo nitwa Rukundo Pacifique. So nkumva ishobora kubivuga Pacifique ariko nkumva zo nta n'umuntu wo mu muryango wacu ufite izina ririmo zo. Ubwo zonyikuraho nkiraho Paru niho iryo zina rya Paru ryavuye. Nyuma rero mu buryo bwo gushaka gukora inshuti n'ibiki naje kugira ide yo kuvuga ariko nshaka kwereka abantu uburyo nifuza ko ubucuti bwakabaye bumeze kuko muri umwuga dukora wa art uba uri gushaka guportrayinga igitekerezo cyawe uburyo wifuza ko cyaba kimeze. Umuririmbyi ari kuririmbira urukundo aba ari kuririmba urukundo uburyo yifuza ko rwakabaye rumeze. Umushushanyi ari gushushanya ikintu runaka aba ashaka kukwereka mu buryo bwe uburyo yifuza ko icyo kintu runaka cyakabaye kimeze. So noneho nawe ukabibona bitewe n'isi yawe bayemo n'uburyo yagenzemo. So nanjye rero nibwo buryo nashaka kwerekana ubucuti muri rusange uburyo mbutekereza. Ariho naje kwandika nyine Inshuti ze icyo gihe hari 2009 nyuma yaho nyine narangije tronkome nandika Inshuti ze ariko ngenda nshaka kuyikora mu buryo bugiye butandukanye ariko ntibyankundira neza uko iyi nshuro iri kwerekanwa ni inshuro ya 4 ishutinga. Ubwa mbere twayishutinze 2010 niba mbyibuka neza ariko mbona ntabwo iri gusa neza nkuko nabyifuzaga. Ubwa kabiri turayishutinga 2014 nabwo mbona ntabwo biri kumera neza. 2016 ho twanashutinze season yose. Icyo gihe twashutingaga episode imwe na trailer yayo. 2016 na 2017 twashutinze season yose irarangira ariko mbona still ntabwo iramera uko mbyifuza. So ndavuga reka mbe mbyihoreye rero uyu mwaka nibwo navuze ariko why not let me just nyishyire hanze ubundi ndebe feedback y'abantu niba nifuza ko izaba nziza kurenzaho uko umuntu azagenda azamuka azagenda yigira nziza kurenzaho bitewe na feedback z'abantu bitewe n'uburyo abantu bazagenda bayikunda ngahe nguko 2009 urayandika 2020 yajya mu bikorwa bitewe n'izo mbogamizi zose zo kubona ko wenda bitaragira ku rwego ushaka. Uyu munsi wayishyize hanze noneho biri ku rwego ubona nibura aho ugerageza. Hari ijambo rivuga ngo hari quote nkunda kuvuga ngo perfection is an enemy of action. Perfection is enemy of action. So the more you want to be perfect, iyo ushaka kuba perfect cyane biza hari intambwe bikubuza gutera buri gihe, sibyo? So urumva nk'icyo gihe n'uyu munsi yo nsubije amaso nyuma ayo mafootage yose ndacyafite kuva 2010. Footage zayo zose za 2010 ndacyaza. Wenda nk'iza 2010 nizo uyu munsi wareba ukavuga ati ibintu byari biciriritse, ariko nk'iza 2016 iyo nzirebye uyu munsi ziracyafite quality n'uyu munsi nazishyira hanze zikagira amafilime zihangana nazo. So ariko urumva icyo gihe nashaka kuba perfect cyane, ariko naje gusanga
bishobora kurangira bigumye mu magambo so ndavuga okay bitewe n'ubushobozi mfite ntabwo nizera ko anytime soon nayikora nkuko nifuza kuko actually buryo nayifuzaga mbere nashaka kuyikorera muri sale iriya seri ni ubwoko bwa sitcom nashaka ko ikorerwa muri sale hari na sale nashaka gukodesha actually ya hano hafi Gikondo nkayishyiramo nkayubaka nkashyiramo amatriplex nkayubaka uburyo nifuzaga ko location zose zaba zimeze ku buryo kwa Paru ahitwa kwa Paru tuha designing uko mbishaka ahitwa kwa Noera tuka designing uko mbishaka ahitwa ku kazi ka Noera ku kazi ka Paru hano hose ku buryo na bare naho Paru yagomba kuba ari gukorera nyine byari kuba biri muri iyo sale so ariko urumva byari bihenze cyane so navuze nti hapfa wavutse kameme hapfa wavutse reka mbanze ntera intambwe ya mbere then uburyo niyo mpamvu akenshi mubona tudasohoka mu nzu nta marokasiyo yo hanze arimo kuko uburyo yanditse agomba gukinirwa muri sale yose so nta lokasiyo zo hanze zari ziteganyijwe ngahe nguko so ndavuga nti reka nyishyire hanze no mu gutangira biza rutuntu tugenda tugorana n'iki rumba nko mu episode ya mbere rutubazo twajemo tw'amajwi ariko ibyo bibazo byarakemutse ubu bantu barayikunda kabisa imeze neza cyane naho story irimo iragenda igana bari kugenda babibona bakavuga ati babona bakurikirana iyo story yawe tugeze kwa Noera ni story ya Paru n'inshuti ze abakinamo ari umudamu wawe Noera ari umukunzi najyagamo umuntu akenshi nkajya ngo yabaye madamu nuko kenshi mba ndi kwa Paru namusuye twazashyiramo iyo sene bakagira ngo twaradivorce turongera mba ndi umukunzi umusura aba uri umukunzi wa Paru ariko Paru aba ari wa muntu ufite ubushobozi bukeya bitewe n'akazi aba afite uyu munsi none tuve muri filime tujye muri reality y'ubuzima busanzwe tubona biroroshye ko umuntu akundana n'umukunzi udafite ubushobozi iyo turi umubone ibyo akeneye byose uri butegura amabidi bikarangira apfuye birashoboka ni gake mwana twayirebye biba bigoye kugira ngo nyine urukundo rw'iki gihe rusaba ibintu byinshi biba bisaba ngo nimba nkunze umuntu ugasanga nyine yateye tageti kavuga ati mukundiye iki ngiki nimba ujye unayikurikirana hari agaseni karimo twigeze gukina muri episode ya 5 ndi muri office na Tony na Nana kamubwira ati abantu b'iki gihe hari ukuntu bakundana urumva bakazashwana kubera ko ari ikintu nyine cyabahuzaga rero muri iyi minsi nako niko bimeze ariko si hose hari abafite urwo rukundo nyine bakirufite rwa nimba navuga rukiri niyo noneho ariko akenshi ntabwo bikunze kuba rero tuve muri filime ndimo ndakubaza mu buzima busanzwe wakundana n'umuntu umeze nka Paru udafite ubushobozi namba ibi bintu byose bipanga bigapfa wenda gusohokana ahantu rimwe na rimwe akazamo utubazo cyangwa se n'umwanya wo gusohoka akaniyandikisha mu gakanya byaterwa biriye rukundo ngewe ibintu by'inkundo sinjya mbyinjiramo cyane kuko mba mbona kubera ko umukunzi wo mu buzima busanzwe yabonye story yabifata nka story ya arishima aranshyigikira nyine akavuga wabikoze neza akavuga ati akabona bimwe akavuga nk'akabizu ka kabiri akavuga ati ntarebe abazi ko ari mu kazi abazi ko ari mu kazi na fete nta kintu ntabwo ababizi ko nyine ari akazi ari umwuga umuntu yahisemo yari umuntu ukumva aba afite kugushyigikira kameme rero aramutse atanabyumva byaba ari ikibazo noneho mbere ubutumwa abantu bari muri sosiyete bumva ko ibintu umuntu akina aba ari byo 100%. ntabwo ubwo baracyafite ubujiji se buriya sorry kuba nkoresheje wowe ko wabonye nani Aquila uyu uri hano na Aquila Aquila na Noera wabonye ari abantu bamwe
uko wamubonye baratandukanye cyane. akwirana nawe wabonye ari abantu bamwe nyine ndavuga n'undi muri sosiyete ya ntabwo bose bumva ibintu kimwe hari ubumva ko nimba nyine mwasi niko ameze hari nk'abantu benda bagiye bakina mu mafilime runaka ari nk'abagome buryo umuntu ushobora guhora mu nzira ukabona hoya ibintu si seriye nyine umuntu ufite iyo myumvire agira ubutumwa mugena umuntu ufite iyo myumvire rero ubutumwa namugenera ni uko yabyikuramo ntabwo ari byo kariya ni akazi nyine tuba twigisha abantu n'ubundi ubuzima busanzwe urumva umuntu ashobora kuba umugome ariko akazajya akihana bitewe n'inshuti ze afite cyangwa se agenda bitewe nyine sinzi cyangwa se n'isi bwayo ikakwigisha ukaba wahinduka rero ntabwo bivuze ngo kuba uri gukina uri umugome ntabwo mu buzima busanzwe uri umugome niba uri gukina uri indaya ntabwo mu buzima busanzwe uri indaya niba uri gukina ufite amahane ntabwo mu buzima busanzwe ariko wenda uhora uyafite rero byo nyine akenshi wenda ntabwo sinzi niba ndibujye ku mpande zose akenshi hari abantu bavuga ati wose umuntu ubwo bamuhaye gukina role ari umugome wa castinze bane yari yabonye akabana n'ubuzima busanzwe akabona umuntu yaba umugome hoya hari ukuntu nyine umuntu aba afite fesi ukavuga ati ibyo ni ibyo mutangiye kuzi iriya fesi nshobora kuyishyiraho ntabwo ari toni turi kuvuga nawe arivugira saha yisha hari ukuntu nyine umuntu umureba ukabona yifite ikibebi fesi ni ikibajuka tuvuga ati uriya mukinishije ari umukire icyana cyo mu bakire byavamo uriya mukinishije kubera ko afite igifesi nyine gikanganye nshobora kumukinisha ari umugome abantu batanga ingero se nazitanga buriya ntuvuge Toni bikavuze Toni ntabwo namuvuga ko yaba ni inshuti yanjye mbese urumva namuvuga ntabwo namuvuga nimubona nsimbukiye mumenye ko interview irangiye ntabwo mbere nkayakamuhane nigendera urumva ratapi rero hari ukuntu umuntu ukoresha casting nyine n'ibyo byose abireberaho akavuga ati okay kubera ko ndi inzobe cyane kubera ko n'imirongo yanjye irimo ama sunshine n'ibintu n'ibyo biri buze kumacinga Toni birashoboka ko inshuti yawe ishobora kuguca ku mukunzi ubwo niba aba best bandi bitwa ngo barutwa Batoni inshuti yawe ukaba ufite inshuti y'umukobwa bibaho noneho umukobwa kandi akazakwereka boyfriend we tujye muri story mbese birashoboka ko Toni yaca nowera kuri Paul tubishyire no mu buzima busanzwe iyi gushoboka birashoboka cyane ubona biterwa n'iki ariko biterwa na fact yagende kujya ajya kumuca kuri uwo muntu kubera ko ari ibintu bifatika byumvikana ko kamucikaho ubwo uvuze ko umuntu afite fact runaka agenderaho guca umuntu inyuma nta kibazo urugero icyo kibazo twumva ngo tunaravuze ati biterwa na fact runaka umuntu akaba yaguca inyuma aho birumvikana oya wambajije ngo ese best friend ashobora gutuma kuguca ku nshuti ndabaye yego biterwa na fact donc biterwa na nyine ibyo yagendeyeho niyo tuvuga urugero wenda afite umu best friend wanjye sibyo afite umu boyfriend duhura mu makwe akatana nk'ibyo gutya ninza hamubwira simbimweke nk'amagambo ngati ngene nkujyana ahantu nkwereke tukicara aho umuhungu atamubona akabona ibintu akora kandi nyuma ari bugaruka akamuvugisha evidence nyerekanya birangiye What are you doing those coin uri kuvuga? Oya ndi gutanga example man. Be real. Kugira ngo ugere muri ayo makwe umu boyfriend wa best friend wawe ari gucama aci inyuma ya best friend wawe. Hagose byo nibi cyane njya yagutumye. Izo kwe uze ngwake? Ari njya yagutumye. Indi gutuma? No arije nk'ubwo tuvugurugiye sibyo akwira afite nk'umu boyfriend sibyo umu boyfriend nsanzwe umunsi tuziranye tuvuga ha kangutanga urugero. Wowe nanga urugero. Okay, bivuze ko cyumvanye turi warabintu barambye ati dore mu ex bari kumwe ako burane byashoboka weraje tutazavuye oya no yaraje ku biganiro byiwe ahubwo inowera arabimbwiye yuko Paul ambwiye ibidega yakoze ngewe muri Paul ntago mbananga Paul ko mutera ariko mbananga nuko umujama wari umukene ntago ari kuri level rwose nawe urabyumva tipu ujya gusohokana umuntu nkajya kumugira impuhwe nyine impuhwe mugiye ntabwo ari we nzigirira
aba ari umuntu bazigirira ndamura nka bati basi akakureba oya basi ndareba nka bati kandebe inshuti yanjye yamutse isebye tabati ni inshuti ya Tony yasebye nkamugirira impuhwe actually sinzi niba usanzwe wakundana n'umuntu udafite ubushobozi hell no yes we reka nkubwire okay wambaye rurahenze mba nkubwire atari burubone wavuze make ugahita uvuga oya kumbizi ko bitakunda oya mba nkubwire mpamvu ndefanda ntabwo nakunda ntabwo ngendera ku mafaranga ariko please ntabwo nakunda n'umuhungu utazi gukora hari umuhungu ushobora nyine hari umuhungu ushaka kureba amafaranga ariko azi kuyakorera aramutse azi kuyakorera ariko atahe there you go that's my guy kugera no muri game zo nk'ubu parukura hari umukozi papa ntabwo ari umukozi wiyemera man para yiyemera para yiyemera para bari umukozi abahubwiye impamvu njye para ahantu ahubwo abakora ahantu ho utishimye impamvu njye para hari ahantu abamushyigikira sibyo paru yego abagerageza pe akora uburyo bwose bushoboka sibyo ariko hari n'ibyo bita amahirwe mu buzima paru nta mahirwe yo gukira abafite rwose uko mbibona oya kandi aba yarakize kandi nyine baramanuka bitita ko nta baramanuka nyine nta mahirwe ubukire buba bumujabuka ntekereza ko ari imbere ririya tujye ubukire rine mani yaranyeneje nari nzi ko ari imbere ririya niwe n'ubundi ariko umuntu nawe atifitiye amahirwe mu buzima ariko akora ntako atagize impamvu abantu bashobora kuba nibo babaye successful icya mbere ni uko bashobora kwishyira kuri level batariho sibyo niba njye wenda urugero Logan niba mu buzima busanzwe nshobora kuba nkora wenda muri restaurant bampemba ibihumbi bingahe 50 ejo nahura na kwira yambaye ukweto rw'ibihumbi 30 nkashaka kurujyaho icyo bwasigaye 20 kandi nkeneye no kwisiga nkeneye no kwambara n'iki ndashaka kujya kuri ya level yiwe ninjya kwiyemera ofete nabyo byica abahungu bino minsi umutipe mugasohokana mukagera tugende nkujyane muri Marriott ariko kugira ngo kubera neta avuga ati baby ifite ibihumbi 5 konsuma muri ibyo 5 ahubwo ngafata icyo ushaka mwana yakiyakira nuko rero ababizi uko mu bihumbi 3 utari bujyemo udese wow ya nyine bikubwa ubundi niyo abagomba nyine kukubwiza ukuri ukamumenya uko ari reka barirarira umve Logan ibyo ni imigani ese nimugendera kuri ibyo bizagenda gute si ikibazo cy'uko Paul urabona hari utuntu Paul na Noella bagenda bashwanira kuko wenda yamuhisha amabanga yageze gute ariko atari ikibazo cy'uko Paul actually adashaka kubimubwira ari uko Paul avuga ngo ndamutse mbimubwiye ntabwo nzi uburyo ari buze kubyakira ubyumva kandi uburyo amukunda mu ntashaka kumubura ahubwo nisi impamvu adashobora kubyakira kandi Noella kumva ahubwo erega wewe aranyumvura yibona kanyumva kubera ko actually Tony ababona ko yumva Paul kubera ko ababona kamwumva actually too much kubera ko abadashaka no we abashaka ko binarangira bikava mu nzira urumva so ariko kuri je kuko nifuza byinshi kuri Paul nyine wo muri filime kuko aba yifuza byinshi uri kubyumva aba yumva akoza akayereri gatoya na bya bindi bishobora gutegura Tony numva nimazanamo ya bifu ko ningira arimo kudabate abasore birarira abenyuse gapiso sinibuka neza nakakangaye Paul waguza amafaranga yigo we fasha yaguje amafaranga birangira ingi mukomeyeho nganyumvira wamugana icyo kintu cyo apangira amafaranga atarabona ngo zitagikomera ntago bikomera wenda urugero Tony dukundana njye nawe azabwira rwose ndagukunda ariko n'impamvu natinze na panaro nari mfite nagombye gutira umutipe urumva ipantaro yo kuza kureba nicyo cyanindije uwo mutipe wamwemerera kuki utabimbwira mbere yuko ipantaro yabuze wamwemerera kuki utabimbwira bimbwiye mbere sheri ipantaro yabuze my friend niyo nawe nambaye zo nkushaka no gutizamo imwete apfatinge tugende rwego uri kuri point kuri kundeba yanga umuntu umubesha Tony yanga umuntu mbesha umuntu wirarira ako se Paul arirarira muri filime Paul yego ibi nabakora byumva pe ndabyumva bakora uko ashobora kugira ngo ashimishe umukunzi urumva abakora uko ashoboye kose me ikibazo kimwe nuko abona ubicunga mu episode yose nk'umutara yireba Paul ubwo yasize ikintu ategereje abantu baza iki kiganiro wenda bazakireba karindwi yasohotse karindwi rasoka ryari yasohoka no munsi yasohotse already saa 10 zageze yego yasohotse urumva ibyo navugaga pa yego akora uburyo bwose ariko ikibazo nuko
ibintu bye bishyiramo secrets nyinshi kandi in relationship nta secret igomba kubamo nta kintu kimwe kigomba kubamo ariko oya impamvu bivuga Paru arabizi neza yuko Nowera uko byagenda konsa amukunda uko byasa kose amukunda kuko iyo atamukunda rwose bamuvanye kubera Tony imitekerereze ye nta nubwo baba bakiri kumwe ariko iyo fact yuko amukunda yakayifasheho nka profit akayamuga ati ibintu byose mize gutya mbayeho gutya na gutya akamwishyura n'ibyo atabona yego arabizi yuko akennye yajya muri restaurant iki ariko se kugiparo ashaka kujya gusohokana umuntu ku mafaranga ngo abetingi umusaza ntekereza ko abagira ngo ntamubwire utubazo two twose ibibazo bitaba byinshi nawe kubizi ko Nowera kandi ubwenge nawe kuki ukomeza Nowera gasi umukene ubizi ko nawe Nowera akunda Paru si umukene nawe ukomeza gufosinga kumureka yekambwa impamvu Tony yikundira abakiri muri filime abashaka ingagari oya muri filime yewe yikundira abantu bafite akantu reba tuba turiho urumva tuba turi abakobwa bafite badahagaze nabi kwa sibyo nyema numva umushuti wanjye ataba wa muntu uzakenera ikintu ngakibure ngajya gusabiriza urumva nawe nihembeye ayanyake ngagiye kuyasohoka no mu boyfriend we nyama ashaka akubuda no mu boyfriend nyine ufite amafaranga umuhaza tugasohoka tukishima nk'inshuti ze tuvuye ibintu nyine ariko uyu mujama ngo ne Paru abankorera ibintu arande sova byataye nyine amafu mbona amafuti ye nk'ijana kurusha urugoye kubera nyine aho kantu ko kuba ari umukene gatuma discovering n'andi mafuti niyo mpamvu uzasanga muri filime ari ugira umujinya kurusha uyu ntago nyine yego nishute ko sima mushaka mbashaka bishute ko sina nshaka bo mukunzi ni ibintu byo baza Tony no bwambere wo kimwe filime yego no bwambere Nowera nawe no bwambere cyane Paru gukastinga none wo kuzana abantu bashasha muri cinema bivuze iki kuri wowe ya mazina tubona amashyashya atako akenshi tubona filime ugasanga filime imwe ni nkaho bateruye bahindura izina bazanamo abantu bazwi wowe noneho uyu munsi none watuzaniye abantu bashasha muri cinema kandi bafite n'izindi tara hanze barabikora neza cyane kubera iki abantu benshi bagira amafilime baterekana itara nshyashya we niyihe mpamvu none wabisemo kubikora bo mfite impamvu nyinshi zanteye guhitamo abantu bashyashya harimo impamvu zanjye harimo n'impamvu z'uko bari babashije sinzi Tony ibintu yamvuze none ndumva bose uyu muhungu ikintu bose ibintu byose bari kumbesha araprovoka kandi ibintu twabyoreye urongera muvuze ntarakawaga ndebera ibintu byose araprovoka ngo ni Tony no subu nige ndire mu muhogo wawe uko nakurebaga cyane none iyo umuntu ari kukureba ari akantu iyo umuntu ari kukureba ari akantu kumufata hano ijwi rye rikacika amazi anyway ijwi ry'amazi mwakoze nababwiye amara ndapfira amazi mwana ntaguteza inzuki nababwiye pa inishwe ndabiti irangiza no mugabo nta kintu bumamarire anyway kambanza mwe ku mazi byande tuwese gusana unywa amazi ndanywa ndatuma mo gukora sinzi niba episode wenda ziri cyangwa ari ndarekanirwe narabona ko ndina ibisindisha turabona urabiye no munsi ntabisindisha murabona igihe si birimo buriya ariko ngiye mbona ziraje nyine mu musukane zishiremo oya n'ibisindisha actually gusa urumva urugo rwo kwa Paru harimo byose actually biravanza urugo rwo kwa Paru Nowera nagakunda ibisindisha mbona firigo singira ikintu mbonamo muri firigo nta kintu kibamo kubera bari abakoboyi banjye ntago bahora babirya bafite n'urufunguzo rw'inzu agasanga babiriye urumva ngenda ndashaka kubanza nkahindurira ubuzima muhire ko mukunda ubundi tukabona kubereka iwabo bashobora kuzarangira iwabo habaye iwa Tony nta kintu bitwaye ku cya casting ngewe icya mbere nizera kuko ndi umu artiste kandi sinema nimazemo igihe so nizerera mu gutanga amahirwe
mu gutanga amahirwe kugira ngo umuntu wese yerekane icyo abashije gukora. ari nayo mpamvu nko mu biganiro nkora kuri TV10 na Radio DC mpora nshishikariza n'abandi ba filmmakers gukoresha amakasting. Twajyaga twumva ibintu ngo bya ruswa ngo z'igitsina cyangwa ngo ruswa z'amafaranga, nkabwira abantu ubundi impamvu ziriya ruswa zibaho nuko abantu baba batabonye amahirwe yo kwerekana ibibari. So none ugasanga niba Tony ari umuntu warose gukina filime kuva kera, we aravuga ati nyamuneka icyo bizansaba cyose nzagitanga. Ubyumva? So bikaza kurangira wenda huye no mu director nawe ufite indi mindset, urumva akamubwira ati jewe narangije gukora casting ariko urumva mbonye ubashije uzaze mu rugo tukore du trying turebe uburyo acting n'iki uri kubyumva. So kubera cya kindi ashaka, kubera cya kindi tunashaka kiratuma aba weak ku buryo icyo umuntu we apana Tony Logan, actually amazina yiwe yitwa Logan, Gloria Logan. Abantu baryo babarifatiye no wera bakifatiye Tony mukatse nago kwita Tony mu kwishuri batanye kuri nyita nano wera abantu nago we byakira. Ahubwo ngiye nago banyita kuri nubwo bambwira ngo nshuti ya Paru, inshuti ya Paru. So nuvuga ngo bitewe n'ubushake Logan azaba afite bwo kujya bwo kugaragara imbere ya kamera, bitewe na opportunity yaboze, bizatuma aba weak, urumva, ku buryo ikintu cyose bazamusaba atazagira imbaraga zo kucyakira, zo kucyanga, urumva. So bize kurangira hajemo nyine zira rwaserera. Ariko iyo habayeho casting, iyo habayeho auditions, umuntu akaza akerekana icyo ashoboye, nawe ubwawe mindset yawe inyurabwenge yawe ntabwo yatuma ukora iryo kosa ryo kuvuga ngo reka no gufata uriya ubashije njye gufata uriya bitewe nuko mbona ari weak, hari ikintu azamarira nyuma yaho. Kuko nyuma ya byose tuba turi gukora ikintu kizateza imbere projet, sibyo? So nushyiramo umuntu utabashije ngo kubera ko ngo hari undi uri hariya ushobora kuguha amafaranga cyangwa izindi ruswa, ya projet izapfa, urumva, bitewe nuko wakoze ibintu bigiye. So casting yewe casting ama audition ndabyubaha cyane, n'ibintu nubaha cyane ku buryo ari ibintu nkoresha nyine muri buri filime zanjye. Ikindi kintu wenda cyo guhitamo abashyashya cyane, ntabwo bose ari bashyashya kuko harimo n'abandi bagiye bagaragara mu yandi mafilime, ariko nabwo wenda tutavuga ngo bafite izina riri hejuru kuko hariho n'abari barakinnye mu yandi mafilime ariko jewe ntari nzi, urumva. So ariko bakaza kumbwira nyuma ko bakinnye mu yandi mafilime, it's okay, urumva. So icyambere ndimo ndashaka ko dukuza indi generation bizatuma na mindset z'abantu zihinduka. Hariho ejo bundi hari filime nari ndimo ndakoraho, numva harimo scene imwe y'umuntu wagombaga nyine gupfa, irumva tukanakora iyo scene yapfuye ari muri casket. Yabyanze turi kuri set. Aravuga ngo ntago najya muri casket ngo mwabifashe napfuye ku buriringi ubwo ngo ibya casket ngo tubyorere. Ubyumva? So urumva uwo muntu actually no old timer, urumva. So uwo muntu araza gutuma ibyo twapanze muri script bitagenda neza, urumva, bitewe n'imyumvire afite. Ubyumva? Araza gutuma ibyo twapanze muri script bitagenda neza. Kandi nanone kuzana coffin tukayishyira hariya gusa yego biri buze kuba ari plan B, urumva, ariko ntago biri buze kuba bimeze nk'uko byakabaye bimeze mbere, urumva. Niba hari uwagomba kumukoraho, niba hari uwagombaga kumuririra akitura hasi, ubyumva, iyo shoti uwapfuye ari muri ahari n'umuririra bose bari muri shoti imwe muri kamera, itandukanye na ya shoti wa undi ari buze kurira kuri casket gusa, casket idafunguye, kuri cercle gusa, cercle idafunguye. Ubyumva? Izo shot ebyiri ziratandukanye, na mood ziri butange biratandukanye. So urumva, ugasanga hari imyumvire abantu nyine wenda ababanje muri cinema bamazemo igihe, bitewe n'imyumvire yari ihari muri society icyo gihe, urumva, niyo bakuranye nabo. Uyu munsi imyumvire ya society iratandukanye, ari nayo mpamvu dukeneye generation nshyashya nanone muri cinema. Uri kubyumva? Nkuko no mu muziki harimo harazamo generation nshyashya. Ntago bibuza ba Riderman gukomeza gukora, ntago bibuza ba King James gukomeza gukora, nta nubwo bikuraho ko ari aba legend,
urumva ariko byibura tukabona n'amaraso mashyashya ayo maraso mashyashya akaza akavuga bya bintu wenda Riderman watavuga bitewe nuko hari n'abandi bana barimo barazamuka urwo byumva niba ubona ukuntu Bushari ari kuza agafata imitima y'abantu nibona nuko hari generation yiwe ihari uyu munsi ikeneye ibyo Bushari ari buze kuvuga sibyo so nanjye rero iyo ni iri muri zimwe muri motivation nari ifite n'uyu munsi ngifite ndetse nshaka no gukomeza kubaka generation nshyashya noneho ku buryo na mentalite izagenda ihinduka ku buryo abantu bazajya babyumva ko aka nakazi ntabwo bihuye nkuko akwiriye bivuze ntabwo bikuyeho ko niba hari filime yitwa Poetic Justice ya kera ni nk'icyenda kabiri banza ni Tupac na Janet Jackson nibo bayikina ari aba main cast so bitewe nuko Tupac yagiranaga beef n'umuryango wa Michael Jackson actually nta beef iri tactique iri physical yabagaho ariko we imyumvire yiwe n'imyumvire y'aba Jacksons ntago yari ihuye Tupac n'imyumvire y'aba Jacksons ntago byaje gusanga bahuriye muri filime imwe n'umwe mu ba Jacksons urumva ariko akaba nyine ari umuntu yakundaga cyane urumva Janet Jackson urumva icyo gihe yari umukobwa uzwi ukunzwe cyane urubyumva so Janet Jackson rero yazanaga no mu boyfriend we kuri set urubyumva noneho kandi bafitanye scene na Tupac yo gusomana so babajije Tupac bati se byagenda gute avuga ati najya kubona bavuga cut nkahita mbona asanze boyfriend we baragiye barisomaniye hariya ari kubyumva nkarya imihari ati nanjye rero bavuze action ibane habona okay urumva ngiye kugusoma ko yarakonze ko boyfriend wawe ahangaha atahankubitira uri kubyumva so ubwo rero nashaka kubwira niba ari ba boyfriend b'abantu niba ari aba girlfriend b'abandi bumve ko nakaza abantu babarimo ntago bari kuvuga wenda ngo ni hari ubundi burara burimo cyangwa iki kubyumva uko n'umurebe urabona ko ari umukobwa wiyubashye uri kubyumva ntago ari umukobwa wavuga ngo agiye gukora amadega kubera gusa ko ntago ari byo so ubwo rero mba nshaka ko uko twubaka inani generation nshyashya muri sinema ari nako na mentalite igenda ihinduka kuko nubundi igenda ihinduka abareba filime z'uyu munsi ntago ari wenda barebaga izakera gutyo ibintu biri kugenda bihinduka neza ni hanyuma ibintu warabikundaga gukina sinema ariko niyo ya mbere ugaragayemo feedback abantu bakubwira gute reaction yihe amahirwe wahawe ubwo nawe yakoresha gute ndagerageza ko nta muntu uvuka ngo ahita agenda ako kanya gusa feedback mora mu bantu bavuga ko ari byiza ndi kubikora neza bampa motivation en tout cas vraiment munganira mujama en tout cas vraiment mena furahi sana ntabwo ndabona negative nabona comment negative kuri ngewe and I'm very happy for that actually ntago utekereza ko rero ukina wenda abantu bazayikwangira kubera ko nubira w'umubyuti bivemo nowera kare ari kumbwira ngo amushiti wiwe ngo yatangiye amwanga none asigaye yatangiye anyanganye navuga ati kandi umugomera yaje kujya abona byarangiye bati nyamara n'umwana mwiza ni inshuti ikomeye ufite niyo nshuti yonyine usigaye urumva iyo abantu babyumva muri context birimo biza kurangira babonye impamvu uri gukora ibintu asigaye avuga ati ubundi ubu atahari wabahuta actually sinzi niba hari na episode ishobora gukorwa atarimo ngo abantu bayirebe ngo sinzi kuko feedback nyinshi mba ndi kubona filime ishobora kuzarangira yiswe Parunatoni oya nuvuga ngo bifu zizagumaho ahubwo Tony bishobora kuzarangira afunzwe kubera ko yishwe kubera ko yishe pa abantu bategereza bishobora kuzarangira Tony afunzwe urumva yishwe pa ubu nyine bazambuza ubwo rero ibyahita birangirana nowera yanze Tony uko byagenda kose kubera ko yamwiciye umukunzi mbese parafundishe
yabiragiye nabi gushaka kuragiye wenda nowe nawe se yanga Paul ko yamufungishije na best friend oya Paul kandi azaba yapfuye kubera ko yishe Paul bo ntago ariko bimeze abantu batagira ngo niko script yanditse ntago ariko bimeze ndabizi ko noneho uramutse best friend wawe w'umukobwa ngo ni best sinze ko mubyita none byanye na kaga status imeze kubona bishoberanye best friend wawe yishe umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe tuvuye umukunzi wawe afunzwe wajya kumusura best friend wanjye yishe umukunzi wanjye cyangwa umugabo wanjye kubera iki nabanza gutekereza ikintu cyatumye amwica ari ukuntu umuntu agira accident akaba yabikora atabishaka ariko aramutse yabigambiriye yarabifitemo umugambi ubonye ibintu utanakoze nzabikora uvuze ngo hari ukuntu umuntu agira accident ahita agira ngo abonye motif urumva mbonye motif urumva ngo azanyica azabivuge ngo na accident ngo yabaye oya aburi accident ari ukuntu ngira urumva nayikorera urumva ubwo rero aramutse abikoze akanyicira umukunzi cyangwa umugabo nzi ko yabigambiriye yarabishyize muri plan no suko ngubwo paragamije kukwica none sasa paragamije kwica nkamutanga agamije kunyica ntago filime iraryoshye hoya Paul agamije kukwica tuvuga wenda ujya kudiscovering ikintu Paul wenda ko mwanzi oya nyine ujya kudiscovering ikintu kigaragaza ko partiza gukunda like atashaka ibyo bintu bimenya icyo kintu nge nkakimenya mbere akavuga ati rero kugira ngo tonagenda bibwiye Nowera ndafata Nowera murangiza iyo mipango tubwenda akabwira ba Olive urabizi rwose uriho inshuti yanjye nifitiye umunwa wamurenza akatabimbwira nkamutankanya kumwica abyifata mute hoja iyo script ntimuyitwire abantu bari kureba iki kiganiro reka nkubwire ayivuze twanishije muri RDB urumva ntimuyitwire tuzakoramo Paul na Tony tuzakora reka mbabwire izindi season zitwa Paul ibyo byawe ari ubusazi aho barashaka kunyica kugira ngo ubundi se ubwo urumva filime already yawe yarangiye azatekereza iyo ni series yitwa Paul na Tony kereka wenda ari iyo ngiyo kereka ari ariko siniyumvisha ukuntu Paul yashaka kwica Nowera erega urukundo ni rubi kugira ngo Tony atabimenya azamwice ariko uzi ko urukundo umuntu ashaka gukunda umuntu akanamwicira kubera kumukunda kugira atajya ahandi ibyo bibahara ariko ibyo ngibyo ntekereza ko iyo ngiyo ubwo ntabwo ari urukundo man story yacu irimo no mu ex ashobora gushyiramo Paul imico mibi yabyangira muhira uzi ubwenge ubundi cya gikorwa cyaje mu gice cy'igi ex ni uriya niwe wamekuye niwe story yose agashi yasigaye bari kuvuga ngo yivi na yivi kandi oya ndi kumubwira nyine reka ahantu byabihiye ngarano yo tunabahari narakubwiye yahise nyine reka nkubwire nta muntu uri perfect ariko nta muntu uba perfect so Nowera nize kariteze Nowera cyangwa Akwila Nowera bakubajije Nowera bo Nowera qualities we description Nowera zishobora zitandukanye n'izakira ziratandukanye cyane actually muri filime ni we umwihariko we Nowera ni actually ni umukobwa uri sweet urumva wihangana urumva afite urukundo rwinshi cyane mu mutima we muri kuvuga ibya filime Tony afite urukundo rwinshi mu mutima we urumva ntabwo ari wa mukobwa ukunda ibigezweho urumva ni umukobwa uri pose utandukanye nande se bivuze ngo ntabwo ari umukobwa ukunda ibigezweho tandukanye na ex man tandukanye na ex ni ukuvuga ngo gusa ni actually ibyo byose nubwo ndi kubivuga nk'umwanditsi ntabwo ndi kubivuga nka Paul wo muri filime ndi kubivuga nk'umwanditsi urumva uko ibyo byose Paul aramutse abizi ntabwo yakabaye amuhisha nyine ibintu byose nk'uko Logan yabivuze Paul aramutse abizi ntabwo yakabaye amuhisha ibintu byose ahubwo Paul arabibona ariko akavuga ati ashobora kuba nkunda ariko nkoze rero bishobora kuba byahinduka ubyumva ariyo mpamvu Paul biza kurangira ari utuntu tumwe na tumwe agiye amuhisha urumva ariko izo nizo quality za
nowera. So nkibona rero n'izatoni bijyane n'izatoni bijyane. So izatoni rero kandi coding ese buriya tonagira quality kandi coding kuko ndisha umuntu kandi coding bana muri kunyumva kandi coding. Toni ni inshuti nziza cyane, icyo cyo abantu bacyumva. Toni ni inshuti nziza cyane, ndi kubivuga still nk'umwanditsi apana nka Paru, uko Paru nka Paru wo muri filime ibyo ntaga bibona nabyo. Toni ni inshuti nziza cyane, ni ya nshuti ushobora nyine kubwira ibibazo byawe uri kubyumva ikajya no kukurwanira urugamba, kuko actually bitewe n'uburyo Nowera ameze ari umukobwa utuje utakora fight zose ni Toni uzimukorera. Hariho nko muri episode ya 3 ya 4 simbyibuga neza, hari ahantu inshuti Paru n'inshuti zabo barimo barakina game muri salo zo kuvuga ibintu batarakora, never have I ever. So umwe mu nshuti za Paru, Oliver, akaza kuvuga ngo jewe ngo sindabeshya mu boyfriend wanjye ko natinze ku kazi kandi nasohokanye n'undi mutipe, ubyumva. So aba ari kuvuga Nowera, ariko mu by'ukuri ni ako nakantu twashyizemo kugira ngo twerekane actually ubucuti bwa Toni ahantu bushingiye. Hariho buri episode yose ugiye ireba usanga buri karakteri igenda yiyerekana uko imeze. Buri episode nta na hamwe bibura, buri episode. So nukuvuga ngo n'urwo rugamba kuko Toni aza kubidusobanura nyine muri iyo episode akatubwira ko atari yasohokanye n'undi mukobwa, amini n'undi muhungu, ahubwo ko yari yasohokanye n'umusore washakaga gutereta Toni. Nubwo twe twasohokanye twari tugiye kuvugana iby'akazi, yari yagiye kumubwira ko we na Toni nta kindi kintu kibirimo. Se Paru bazabisubije inyuma, bazabisubije inyuma ko James ari umushoramari my friend ko azakundana. Anyway, so nukuvuga ngo Toni rero ni inshuti nziza, n'urwango afitiye Paru ntabwo arukura ko n'urukundo akunda Nowera. Yego n'urukundo akunda Nowera. So nuvuga ngo ntabwo aba yifuza ko inshuti ye magara akunda n'umuntu uri gafifi, urumva uri cheap, aba yumva kumva ntago biri kuva mu nyina, urumva akavuga ati Nowera akabanye bato tubona Paru na manager we tukabona aramufata nyine ukuntu tamuha agaciro. Buri wese yakabaye yubaha undi kubera ko nyine ari boss akeneye umukozi, ari n'umukozi akeneye boss kugira ngo amwishyure. Rero numva ko hakabaye habaho kumvikana no kubahana, wese akubahira mugenzi w'ibyo akora atitaye, atavuze ngo ngende boss nshobora no kukwirukana iki, ashobora kumwirukana agasanga abonye undi udashoboye nkawe. Rero baba bafite kumvikana, buri wese nyine sinzi ukuntu ndi bubivuge, akubaha undi kubera umusanzu atanga. Toni, utekereza ko igihe kinarengwa cyo gushaka cyakabaye iki? Aho zibazo mwanza niyo none ndaje. Nayo isa n'uwo naka. Warubonye asa n'umuntu ugiye gushaka se? Ngiye gushaka. Ariko uhita unabitubwira niba kuko nawe urarambiranye kamera. Ari muri ambibare. Utubwira niba bigoshana natarantitse. Ntababeshye mutamubenga, ntababeshye karacyari agatini. Oya nanone mwamushatse kumusema igihe cyo gushaka cyakabaye ku buryo wumva umuntu yashyize undi ku mukobwa ku muhungu, ku mukobwa ku muhungu muri rusange, ku muhungu sha nta gihe ntarengwa. Ku mukobwa kesho udashaka kubyara, ese umuhungu we nta umuhungu ntabwo ajya acyura igihe cyose, ariko ku mukobwa rwose cyo gushaka ubwo niho mu myaka asa nk'ingahe nka 40 banza, ariko ubundi biterwa hari nk'umuntu 40 tubyaye tukabyara umwe hari ikibazo uretse gatoya tanzamura tazamusikana. Nge ukuntu mbyumva mu gihe ntarenga impamvu tuvuga ngo gushaka ubundi umuntu ashaka uko ashaka gukora famille, uko ashaka umwana akurira hagati ya papa we na mama we, sibyo? Iyo niyo motifu ya mbere, kuko aba atari ibyo nta yindi motifu yo nta yindi reason yo gushaka mbona. Muri slogan akabana Toni ukomeje kuvuga ngo umusore nta gihe ntarengwa cyo gushaka.
washakana n'umusaza w'imyaka nka 60 ukamukungana wamwemera mukunze namwemera wamwemera mukunze umuntu yashatse umusaza abyaye abyaye nyina mukunze ariko my friend ari romantique nari nshashakana n'umutima utari romantique abasaza ari romantique asa bakubiswe akica bati mu myaka abakubiswe n'ubuzima akajya mu myaka yo kuryo ngo ngabyaye nyina urumva umusaza ubyaye nyoko mwana azuka bangana n'Imana mwana abayirusha umwaka umwe no kuri kw'Imana urumva oya Imana harusamo iby'Imana rero ureba ugasanga aziranye n'Imana ireshirye urumva ukabona azimana ikintoya itarakura ugasanga barakuranye ariko akura ugasanga yarushaga Imana nk'imyaka 8 rero ubyumva ugasanga jewe ubundi uwo twashakana pe ariko ntabwo rwose abasaza ari guzanjye ndi kwivuga nyine kwa kundi ari last choice ariko abasaza ntabwo cyese ariko ari ukuntu wabaye inshuti n'umuntu hari ibintu bijya biba kwa ariko abantu bakundana amezi make bagashakana hari n'abandi baba bari best friend kera bagashakana rero ntabwo best friend biteka muri kuri level ajya ufite mu best wawe exact ari ukuntu umuntu ntabwo by'ubutica erega kuba best friend w'umuntu ntabwo bisaba imyaka sibyo ashaka kuzahuta n'ikibazo yambaye ariko abantu baba bajya wenda nk'ibintu byinshi banyuzemo bibabaje sibyo wowe yakugeraho mwaganira ukaba ari wa muntu ushobora gutuma aseka uwo muntu mu inshuti kuko nyine yakugireho umugisha wo kubona sibyo rero uwo muntu tugengeze muri ya myaka nkabona byanze kandi nkunda mbizi ko nkunda ariko narabaye inshuti namaje kumwimvisha ko namaje kumwakira mu buzima bwanjye kandi inshuti yanjye wenda twashakana ariko mu musanzu reka nunganire Tony na Min Logan ntago tunewe namwunganire reka nunganire Logan hari ukuntu ibintu tubifata wenda tukabigira birebire cyane sibyo ariko nge ndi umuntu ukunda gutekereza cyane nkanakora ubushakashatsi nkagira ndeka nkubaza akabazo uhita wumva ko bitewe n'uburyo umuntu abona ibintu hari buze kuzamo ikibazo kandi bitewe n'uburyo umuntu abona ibintu nanone nta kibazo kiri buze kuzamo right okay imyaka 35 n'imyaka 25 ntibakundana umuhungu w'imyaka 35 n'umukobwa w'imyaka 25 ntibakunda hari ikibazo binateye ntibinasa neza ariko uribaza ko uwo muhungu afite 25 uwo mukobwa afite 15 urumva abo bantu bakundana afite 25 afite 15 icyo gihe ntabwo bakundana so ni ukuvuga ngo rero bitewe n'uburyo tubona ibintu nyine uri kubyumva niba umwana w'imyaka niba umusore w'imyaka 25 atagomba no kuvugisha umukobwa w'imyaka 10 kuko abakiri muto cyane urumva ariko nyuma y'imyaka 10 ugasanga nta kibazo bitwaye kuba baganira bagira ngo ahubwo umukobwa gasara ko katira umuntu kurusha amafaranga ubwo n'umugore kurusha amafaranga bitewe n'uburyo twaba twaramenyanye isoge urumva uko byose rega bihera n'uburyo mubanye bihera hari uburyo ibintu biba byaratangiye so kugira ngo tumenyane byonyine kugira ngo tugere aho dukundana byahereye ubyumva so dufite uburyo twamenyanye ubwo buryo twamenyanye buramutse butavuyeho nta cyatubuza n'ubundi kuba twakomeza bikabyara n'undi musaruro fresh sana tuze niba tumara twiganirira turimo tugana no ku musozo kugira ngo tubareke bagende izindi gahunda zindi bajyamo iyo umuntu arebye filime yanyu abona irimo indimi zivanze mu cyongereza cy'Inyarwanda yayo ya mbere nuko u Rwanda warufashe uvuga uti none ndashaka amahanga bimeze ako kantu nakushyize muri sawa ni sawa gusa oya ni sawa gusa n'abanyamahanga turabakeneye iriya ni genre ya sitcom bivuga situation comedy so nuvuga ngo tugendera ku biriho there you go ako kantu uvuze ngo car right twaganiraga mu Kinyarwanda ariko aka kanya ushyizemo icyongereza kahisaga ko bitabo bose mwa bantu mwe hari ikindi ngomba gusobanurira urumva so nukuvuga ngo tuba turimo turerekana uburyo muri iyi minsi kuko icyo kibazo twarakibajijwe cyane filime igitangira ariko nkumva actually umuntu uri kukimbaza ntabwo hari ukuntu abantu nyine basimbukira ku judginga gusa ariko atafashe umwanya ngo abanze yumve impamvu yabyo
sibyo byajisho ry'abantu utokora ariko ni iryawe urumva bitewe n'uburyo bya bintu twavuga ngo uburyo ureba ibintu wowe ntabwo uri gushaka kubanza guha umwanya ikintu ngo ugitekerezeho impamvu yacyo wumve kubera iki uyu muntu bimeze gutya. hari abantu bajajengaga ngo ariko ngo ahantu paraba ngo ni habi we ahita mubaza ariko uri kumva concept y'ikiganiro uri kubyumva umuntu ari kuvuga ngo ariko ngo ahantu parungaba ngo ni habi we noneho nkavuga ariko uri kumva concept ya filime nta aheza paru ntago abashije kuhishyura bitewe na situation yarimo uri kubyumva so ni two kujumpinga nyine mu kujudginga cyane uri kubyumva tubanze twumve kwanza concept y'ikiganiro imeze gute ya filime imeze gute ese iyo concept irahura n'ibyo abantu barimo barakora urumva nureba ubwo wenda na deviye cyane urumva na deviye cyane ariko nureba no kuri no ku buzima bwa paru urumva uraza kubona impamvu parateye uko ateye paru muri script batubwira ko yigeze kubaho umukire uriya mu ex we niwe wamucucuye ibintu byose sibyo so no kuvuga ngo ibyo Tony yavugaga ngo hari ukuntu yiyemeramo abikura kuri icyo gihe koko yari icyo gihe cya kera ubyumva aho noneho ibindi by'akajagara agira urumva reba ubuzima bwe arava ku kazi yirirwanye na manager urumva amutesha umutwe yagira ngo abonye abakiriya sinzi niba mujya mubona abatipe babiri akunze kwakira bajya baza nabatesha mutwe uri kubyumva none se urumva iyo umuntu atagize icyubahiro cy'akazi ukora biragoranye so yagera mu rugo agahura na za nshuti ze ebyiri wenda aravuze reka ntahe mfite akabyeri muri frigo ndi bugende nkanywe niturize yagera mu rugo agasanga n'aka kabyeri yarazi ko gahari inshuti ze zakanyoye utuntu twe muri frigo inshuti ze zaturi nta kintu na kimwe gisigaye mu rugo urumva rwaserera yagera ngo agiye kubona nabyura n'umusheri we amumara ibicubo uri kubyumva bikaza kurangira azanye n'umujyanama uri kubyumva kandi umujyanama niyo stress ya mbere so uramutse ubaye muri ubwo buzima utabona agahenge na kamwe urumva kuba paru ari challenged kuriya afite uburyo afite akajagari kiwe karumvikana ngaye ngo okay fresh sana turasoje hanyuma Tony iki kiri ku mutima wabwira abantu tugasoza icyambere turabakunda cyane nukomeza uvuga Tony nta mutima agira Logan ako si ibindi bicyonyarwanda ngoze mwaraze uziko na boyfriend wanjye uziko na mutima mubigira nta mutima agira ariko nari bibanyujemo karite zawe abantu bazakatingira aho icyambere turabakunda nka team ya Paru n'inshuti ze tubashishikariza no kujya kureba ino movie cyane kuko ntabwo ariko nyikinamo ariko ibintu byinshi biri like in real life bihari bibaho cyane rero baza kubabwira aho tuyisanga baza kubasobanurira ibintu bitandukanye nawe rababwira ntabwo byose ndi bubimaremo mwayisanga kuri YouTube channel yitwa Yellow TV ubu tumaze kugera kuri episode ya 7 ubu ngubu yagezeho barebe nyine guhera kuri epi ya mbere itangiye nibyo byiza ko ifate kuri 7 ntago menya ibintu byera narindi kubabwira aho tugeze urumva twaributse naho ndasoza insozesha akanya ikindi dukeneye support y'abantu dukeneye ama comment dukeneye nyine kumenya ese duhagaze kugira ngo turebe icyo twakimprovinga icyo twagabanyaho nyine you guys we need you kugira ngo nyine mu tubwire uko ibintu uko bigiye bigenda hanyuma rero narabwira urubyiruko ko narushishikariza gukora kwa ni byiza kugira ngo nyine ube ikibazo ku bandi nk'uko bafite inshuti z'ibibazo ashyiremo imiyaga Paru cyangwa nuko rero gani nyine babajije atari Tony ubundi Tony nta miyaga ari gushyiramo abantu bajya baba inshuti z'umumaro ntibakabe inshuti zo guhombya umuntu sibyo hanyuma niye twese hamwe dushiringe turagushimiye cyane wakoze cyane kuba natwe mwakoze nawe by the way Paru n'urugero rwiza rw'umukozi cyane kabisa nanjye ntabwo njya kure y'ibyo Tony yavuze kubashishikariza kugenda bakaduteza imbere nimba badukunda
nka Paru n'inshuti ze barakunze ibikorwa dukora, ababibonye n'abatarabibona nyine nabashishikariza kugenda kuri iyo YouTube channel yitwa Yellow TV bakareba, bakakora subscribe, bagakora na share ku bandi bantu, ikindi nyine tukabana nyine dunakundana. Ubuntu bw'ubucuti ni byiza, namwe mwakoze kutwakira. wenda uratubwira ngo iyi season yawe bayisanga hehe, hanyuma mu magambo make tubwire n'ubutumwa bunaka yihe abantu ba societe n'ikizabamarira, hanyuma komite muri rusange mu Rwanda kugeza ku ruhe rwego investment mushyiramo murayibona mu magambo make, hanyuma dusoze. Reka mpere kuri icyo cya nyuma uhereyeho, komedi igeze ku ruhe rwego. Komedi ni sinema waruvuze? Okay. Sinema ubu ngubu nkeka ko igeze ku rwego rushimishije, cyangwa icyo reka nkivuge nkureba ibindi ndabivuga ndeba abafana. Sinema igeze ku rwego rushimishije, turacyakeneye support nini cyane igaragara, ariko byibura biri kugaragara ko turi gutera intambwe nini cyane, kuko iyo uri kubona abantu benshi baza. Nigeze kugirana ikiganiro na Kennedy, bwana Kennedy Mazimpaka, se papa wa Rutura, ni umwe mu bakada ba sinema hano mu Rwanda. So arambwira ngo icyo gihe hari nka 2015 gutyo 2016, arambwira ngo sinema ikeneye abantu benshi cyane, ikeneye abantu benshi cyane. Kandi icyo gihe actually twumvaga n'abarimo ari benshi, kuko abantu baratakaga ngo nta casting tubona, nta mwanya tubona wo gukina mu mafilime. Noneho arambwira ati dukeneye abantu benshi cyane. Noneho ugiye kuri jye ntabwo nahise mbasha kubyumva, nawe se kubera iki dukeneye benshi. Sinema igeze ahantu heza, turashaka support y'abantu benshi cyane, naho tutaragera tuzahagenda ndabizi. Ikindi nuko wenda ku cyo warumbajije ikindi cya Paru n'inshuti ze. Paru n'inshuti ze ni genre ya comedy, drama na romance, ni genre eshatu zifatanye, drama, comedy na romance, ariko ikaba ari comedy. Abantu benshi bamenyereye ko wenda amakomedi menshi ari ukuntu umuntu aba yikora ibintu by'ubugoryi, cyangwa se ugasanga yambaye isafuriya ku mutwe, yambaye ibintu biri nonsense, yambaye ngo karavati igera ngo ku birenge n'iki, urumva. So ntago ariyo genre twebwe dushaka ko twabahaye, ni genre ishingiye ku bwenge, ariko ubwo bwenge bukaba uri mu urwenya. So nuvuga ngo umuntu wese w'umusirimu yayireba akayishimira. Ni filime rero ubu ngubu igeze kuri episode ya 7. Tukaba tubibutsa ko season 1 izagira episode 10 zonyine, so hasigaye episode 3. So abantu bajye kuri Yellow TV, uretse ko niyo wanditse Paru n'inshuti ze muri YouTube nta yindi hari kabisa. So uyibona. So abantu bajye kuri Yellow TV bakadusayidira, bakakora comment, bakakora ama likes, bakabisharinga n'abandi bakabibona ari benshi, urumva, kugira ngo nyine tubone feedback ihagije, tubone n'uburyo tubakorera n'ibindi byinshi, kandi ndabizwa muzabikunda. Season ya 2 nayo ni season ya mbere nirangira, urumva tuzafata umwanya wo gukora season ya 2, ubundi nawe tuyibagezeho. Ikindi rero jewe nabwira abantu nuko imyumvire, nifuza ko nyine imyumvire yahinduka, igahinduka ijya heza, ariko igahinduka ku buryo umuntu ataba victime y'ibyo yakoze. Nkunze kubwira abakinnyi mu buryo bwo kubaha courage ko iyo umuntu niba wakinnye uri umugome cyangwa uri iki, abantu bagera mu nze bakagutinya, binyereka ko jewe nk'umudirector binyereka ko wakoze akazi kawe neza, kuko abantu bakubonyemo ubugome ko, kandi mu buzima busanzwe wenda nka Ngenzi nk'umukinnyi ariko niko yakabaye yitwa, akamenya ko cyane, ariko abantu kubera ukuntu bamutinye ko bazi ko ari umugome, actually yitwa Gaga, bamutinye bazi ko ari umugome, urumva. So ni icyerekana ko yakoze akazi kiwe neza. So niba dukeneye gutanga ubutumwa, ntabwo wakwigisha abantu ko wenda ngo bareke uburaya uterekanye umuntu wabanje kuba indaya ngo werekane n'ingaruka zamugizeho n'ibiki byose. Umuntu ari bubanza ze yivurugute mu isayo, muri cya gihe ukiri mu isayo nibwo abantu bakwanga.
ariko noneho bizageraho umuntu ahinduke avemo ikindi kintu avemo umuntu muzima ariko ntabwo wakwerekana ngo noneho ngo paru ngo reka ngo tumwerekane ngo ari umutipe ngo wo mu makositime ngo tuvuge ko ngo ari umukene ngo noneho ngo ubutaha ngo urumva ngo byose bigume mu magambo gusa haba hagomba kujyamo n'ibikorwa ukamushyira muri ako kazu ka fake bavuga ukamuhereza bise na wa wundi paru igihe wenda kikazagera niba igihe kizagera paru akaba ibogari wenda akananezeza na Noella ntawamenya. Okay, fresh sana turabashimiye cyane mwakoze cyane twari kumwe na Paru n'inshuti ze Paru turagushimiye mwakoze cyane Akila turagushimiye nawe wakoze cyane Logan thank you wakoze cyane Rwanda ariko hari akabazo dutangira utansubije ni yawe cyangwa ni yawe uko kwa mbere ubivuze ni yawe TV TV yanjye mbese bye buri wese iyi ni televiziyo yanjye barayimpaye cyane kuba natwe kuri yawe TV hanyuma turabashimiye cyane twa Patrick reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.